Karibu mwana administrateur. Karibu mo colonel. Abashyitsi mwese ikaze murakaza. Kuko umuyobozi amaze kugera ngaha, tugiye gutangira n'indirimbo yubahiriza igihugu. Urakomeye. Ibyo nibyo duhora twifuza, nibyo ubuyobozi bw'icyama buhora bwifuriza abaturage ba Kongo, nuko tuba dukeneye ko tugera ahantu mukavuga ngo bimeze neza, muraho bimeze neza. Ikigendanye n'umutekano ndumva nabyo mushima, siko bimeze. Yewe muranzi abatanzi bagire bati abambonye bwa mbere ntabwo ari benshi, ariko administrateur wa territoire ya Masisi ari wabanje n'abandi babayeho, mwari kuzamura amaboko hafi ya wese. Rero hari itandukaniro rituma mutazamura amaboko nuko tubasura cyane. Ndi kumwe na bagenzi banjye, hari abashyitsi turi kumwe nabo baturutse kure, ndaza kubaha umwanya baraza kwivuga, ariko ndi kumwe na Colonel Damascene Tesete zone, niwe ushinzwe guhuza abasirikare n'abaturage muri zone yobowe na General Gaceri. Yahaguruka akabasuhuza. Turi kumwe na chef d'este wa Ngungu Ngabo Zaiwa, nawe n'abasuhuza. Jambo kugira baya. Yitwa Ngabo David Zaiwa, abantu umuyobozi wa site ya Ngungu babasuye. Asante sana. Turi kumwe na Kamarade Muzariwa ukuriye production muri nawe yacu Rubaye, nawe n'abasuhuza. Nubwo nzi ko ruwanyu muramuzi mwese. Tugendere ku murongo. Turi kumwe na Kamarade Eric Mushambo, nawe akuriye production muri iki gice kiva Bihambwe werekera Masisi ugakomeza na za Nyabyombo, nawe n'abasuhuza. Turi kumwe na chef de centre wa Mushaki Buregeye Samuel, nawe gahaguruka akabasuhuza. Turi kumwe na Lieutenant Grace, muramuzi hano mu kariyeri, nawe ari muri service za production, nawe gahaguruka akabasuhuza. Turi kumwe na chef de centre wa Karuba, yitwa Kazayirwa, nawe yahaguruka akabasuhuza. Turi kumwe na Lieutenant Emi, akaba ari ukuriye iperereza muri Rubaye. Gilbert muramuzi, nawe akora muri production muri service ya hano muri Rosso.
sekretari wa site ya Rubaya nawe ndumva nk'umuzi yahaguruka akabasuhuza. Turi kumwe n'abayobozi batandukanye aha ngaha, ariko reka mbendekeye aho abandi baraza kubibwira. Aba ni abantu n'ibiki? Ni abantu bangoye kugira ngo mbagereho ku bwanyu. M23 we mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bwa M23 ukunda abaturage. Mu izina rya guverineri wacu Bahati Musanga Erasto wantumye ngo mamubere kuri gahunda y'uyu munsi, ushobora kuba mutarasobanukirwa turi bubasobanurire, arabasuhuza cyane. Igihe cyose duharanira icyatuma abaturage bacu bazana iterambere, haboneka icyitwa mabadiliko. Mabadiliko ambayo iko tofauti na uongozi wote uliopita. Ile mabadiliko ndio yasababisha kuona vijana wetu, vijana wa Kongo wanajitoa, wanaenda kwenye pori, wanaenda kwenye ile pori na tena wanapanda mlima Sabinyo kupigana kusudi kuonekana mabadiliko. Ntabwo gukunda ishyamba, gukunda ibirunga murabivuga, nta cyiza cyo mu birunga. Hano hataba amazi, ni haba ibiryo, ni haba imiti, nta vuriro, hari icyiza kiriyo. Ntabwo ari gukunda ibirunga, ahubwo nuko hari ibyaburaga abayobozi bacu. Afande Sultani Makenga ntabwo yari akeneye, ntabwo arwanireye yuko habaho impinduka mu bakongomani, habaho ikintu gituma umukongomani aba umuntu. M23 we twabagaho twita abantu ariko tutari abantu. Njye ndi umunyamubare, abantu twakoranaga mu kariyeri bagire batyo hafi ya mwese twaratsinda. Njye ndi umutsimba, ndi umutsimba udatsimbira hejuru, ndi umutsimba winjiraga no mu ishimo nkagerayo. Nubwo nabaga mfite amashimo yanjye, nyigererayo nkamarayo umunsi n'uwa kabiri ukansangayo. Ndi umutsimba wafandamyeho. Rero hari ibintu nkeneye yuko bihinduka muri eneo yanjye. Iyo icyama cyavuze ngo duhagararire hariya, nkeneye yuko habaho iterambere. M23 we hano maje kenshi muranye inama n'abacuruzi, zira sekta zose bavuze twigeze guhurira, ariko nagarutse. Abishimiye ko nzasanza n'ibandi. Buriya mbagira ngo ndebe yuko nabangamira abaturage banjye. Hari igihe ushobora gusanga kubahamagaza babwira ko bakeneye, mubona yuko harimo no kubabangamira kuko mwishe umugizi wanyu. Mwishe umugizi wanyu ku buryo mbabangamiye. Uwo mbangamiye agire gutyo basi namwe murebe. Murakoze. Ubushize ndaha nganira n'abacuruzi, narababwiraga ngo hari ibintu bigiye guhinduka. Murabyibuka? Ndabasaba, ndabihanangiriza, ndababwira Rubaya turashaka ko hagira ibintu bihinduka. Ndavuga ngo inyubako za Rubaya izi ngizi mureba aha ngaha, ndagira ngo guhindura Masisi. Ndi umuvugizi w'abanyamasisi bose. Hari ibyo nge nashobora, ariko kuko nahawe ubwo bubasha bwo kuvugira Masisi, ndagenda nkavuga bigakunda. Ntabwo mbibabwira kugira ngo wenda ejo nihabaho amatora muzantore, oya, bindimo. Sinshaka no kwiyamamaza, ariko ibintu bashinze numva bindimo, numva nshaka kubikora kandi nkagera ku cyo nifuje, nkagera ku cyo icyama cyifuza.
ndagira ngo mbereke abantu twazanye nabo. Ubushize ndababwira ngo muhindure inyubako za Huye. Ndashaka ko umunyarubaya wese, ndashaka ko umunyamasisi wese atunga amafaranga. Hari abakire bahari kajya kumva igihe cyose bavuga ngo umukire runaka, uwo mukire yanyuze hehe aho wowe utanyuze? Uwo mukire utarabaye mu nda nk'uko wabaye mu nda amezi 9 ateye ate ku buryo wowe waba umukire? Hari imikino bamaze iminsi bakina ari ingoma, abantu ngo bashaka ubukire, harya babyita gute sinzi ngo ni wandege ya wagira gute? Ngenda wagira buriya reka babwire Muswahili navuze ngo kuishi kwingi kuona mengi kujua mengi. Nagize amahirwe yo kuba mu bihugu byinshi. Hari imikino nge nashobora gukina niyo mpamvu mva n'iryo zina narize. Birasi nafata amafaranga yanjye ngo njye gukina umukino wo kwibeshya. Umukino nakiriho kwibeshya ariko wakazi gashoboka ko kakuzamura ni kariyeri. Kuko ushobora utazi kuri buyabona ugacukurisha utazi kuri buyabona. Ariko muri kariyeri nakuyemo inzu nziza cyane. Ibihombo biraza sava ibisanzwe, ariko binagomba washoye. Izo ngenda wagina bari ngenda wagina zabombeje abaturage benshi bashyizemo amafaranga akeneye kunguka. Muranyumva? Ariko nagira ngo mbereke ko hari imikino tudakina. Nk'ubuyobozi bw'icyama hari imikino budakina. Nari amafaranga babariye turimo kuyabishyuriza. Hari abantu batajya bahombya abandi. Kansabe umuyobozi wa Microfinance Access ahaguruka busuhuze. Reka muhe umwanya atubwire na bagenzi be bazanye. Ubundi ndakomeza mbaganiriza. Ndaza kumuha umwanya uhagije, uwo mwanya wo gupresenta, ubundi ndaza kuguha umwanya uhagije ubabwire banki yawe ukuntu ikora. Rubaya oye. M23 oye. Tukaba dutanga service za epargne amadepo, tukaba dutanga na service z'amatransfer international. Nk'abanyarubaya surtout nk'abantu bari mu biro by'amabuye bashobora kuba bafite abakiriya bari hanze ya hano. Uno munsi birashoboka yuko umukiriya uri hanze akwishura amafaranga nidufungura mu Rubaya ukayabona mu Rubaya. Ariko n'uno munsi umuntu uri hanze ashobora gukora pema akabishura amafaranga mukayabona kuri Goma. Ku bandi bacuruzi bakorana wenda n'abantu bari hanze bari nko mu Bushinwa cyangwa Dubai, uno munsi birashoboka yuko mwakwishura uwo mufurniseur cyangwa umuntu ukorana uri hanze ku byo twita copy swift cyangwa mugakoresha za Western Union, MoneyGram, byose birashoboka, biranakora neza cyane. So kuri zira service zose maze kuvuga nizo zizaba ziri hano, ariko nka bank dutanga inguzanyo ariko tugakora bya hafi n'abakiriya bacu, icyo twita accompagnement. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ko utuzanira umushinga wawe ukawiga neza, tukakugira inama kugira ngo umushinga utere imbere, umukiriya wacu atere imbere. Kubera iyo umukiriya ateye imbere na banki yacu itera imbere. Ushobora uno munsi kuza ugafata ideni ry'ibihumbi 5 by'amadolari, tugakorana umushinga watera imbere, nyuma y'amezi 6 cyangwa nyuma y'umwaka umwe ukagaruka gufata ibindi 10,000.
nyuma y'ikindi gihe ukagenda uzamuka. Nicyo banki ibereye. Tugashobora n'inyungu nk'uko twabivuze, inyungu twumva itaremereye umukiriya, imufasha gutera imbere. Kuba twebwe imyumvire yacu nuko iyo udateye imbere n'umukiriya wacu natwe ntabwo dutera imbere. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mwebwe mutere imbere, projet zanyu zitere imbere, mukomeze muze mutugane, dukurane hamwe tugere no mu bindi bice. Ndaza guha bagenzi banjye nabo banyunganire, ndari nyuma mushobora no kutubaza ibibazo, turahari turiteguye gusubiza ibibazo byose. Kandi nk'uko babivuze, muri iki cyumweru turatangira imirimo yo gutunganya ahantu tuzakorera. Mu byumweru 2 bitarenze ibyumweru 3 turaba twafunguye imiryango, turi gukora, twamaze no gufama abakozi bazakorana. Murakoze cyane. Dubai oil, M23 oil. Uko mutubona turabakongomani twishatse mu bisubizo, natwe twari twarahunze. Kandi nari narahungiye muri Canada, uyu mugenzi nawe yabaga muri Amerika. Twumvise ngo bafunze amabanki, tukavuga we reka twishakire ibisubizo. Nuko rero mwabonye turaza, tubonye habaye amahoro, turavuga natwe tuze dutanga umusanzu, abaturage babapfuniye banki, genda natwe tuzane banki iwacu. Nuko tubona uyu munsi twageze i Rubaya, kandi dushaka ko Rubaya itera imbere, tugafashanya kubaka Rubaya, kubaka Masisi, kubaka Kongo yose mbese. So hari ikintu yibagiwe mu nguzanyo dutanga, hari ukuntu abakozi bakorera umubyizi cyangwa ku kwezi, hari avance sur salaire, credit sur salaire. Umushahara utinze kuza mu kazi wacu, tukabaye inguzanyo, wahembwa ukayasubiza cyangwa ukayafata nk'amezi 6 ukajya wishyura gahoro gahoro kuri ayo mezi 6 uvana ku mushahara wawe. So turi kumwe kugira ngo twese dutere imbere, igihugu tugiteze imbere. Nk'uko umuyobozi yabivuze, witera uburezi arabwibanze. Natwe rero twabibanje, niyo mpamvu babonye tuzahangara. So murakoze cyane, turi kumwe. Muraho neza kandi? Muranyuzwa se? Ese niba munyuzwe nabigaragaje hasi tukananyuzwa. Abaturage bambaye ndabazi baranyurwa, bagakoma mu mashyi atanaseka, bakoma mu mashyi atamwenyura. Ubiterwa n'iki? Mwazaze museka ko ibyiza byayo. M23 ko nta kitazaza hano, keretse ikintu kizabangamira umuturage, icyo cyo ntabwo turi kumwe nacyo. Abaturage bacu birashoboka ko hari n'abajya babangamira. Uko bimeze nimba bihari, ibyo bikorwa n'umuntu ku giti cye. Nanisikia? Haiko nia ya chama. Ntabwo icyama kibizi. Uramutse ubangamiwe n'umukozi wa M23, wibifata yuko ubangamiwe n'icyama, ubangamiwe n'umuntu ku giti cye. Iyo tubimenye, iyo mubizamuye mukabivuga, arabihanirwa. Muranyumva? Dukeneye ko abaturage bacu babaho nk'uko abantu bagomba kubaho. Bakongomani barahamutse gato gusa. Ya nanga invitation atumiza umuntu amubwira cyangwa amuhamagara nkamubwira ngo ndagushaka kubwira. Aho kugira ngo aze kubwira, akurira moto. Yacitse yageze Igoma cyangwa yanambutse umupaka. Kuko ni ya mico bamenyereye kera yo kuvuga ngo umuyobozi arampamagaye ndagiye aramfunga. Ibyo bintu dukeneye ko bibashiramo. Ukageza ku buyobozi wumva yuko ugiye ahantu uri bubone serivisi iri bugufasha. Kugira ngo utiye ubuyobozi. Muracyatinya? Hari n'abandi sasa agira ikibazo
agasimbuka site, agasimbuka teritwari, ukajya kumva ari muri parike, wagiye kurega kwa procureur ngo hariya hasi ndabona twebwe ntabwo dukorera abantu byo kuvuga ngo ni inshuti yanjye ngo ndita ku nshuti yanjye ndita ku kuri. Mwanasikia? Tureba ukuri guhari tukavuga ukuri kwawe. Ariko biriya byanyu byo guhaguruka ukagiriya mwabagabo ngo muri hano murabona utabure. Mwebwe ni mwebwe dufite bashobora kuduhagararira mukanabwiza ukuri abaturage bari kuguhamuka batinyuke. Ubwo so umuturage ugitinya umuyobozi azatinyuka bankara. Banki hari umuntu muheza, nta muntu n'umwe uhejwe kujya muri banki. Mufungure konti, mushyiremo amafaranga, fungura konti, kore muvoma, waba ukoresha amafaranga 50 dollars ni amafaranga. Bazaguha inguzanyo bakurikije n'ukuri. Muranyumva? Ntabwo bazafata umuntu ngo nuko yicururiza amayinite ye hariya cyangwa acuruza isombe twa tudodo twariya mu isoko ngo baramwima inguzanyo kuko acuruza dodo, kuko acuruza indagara, acuruza kuri ka katanda ko hanze. Witinya, genda ujye muri banki ufungure konti, koresha muvoma konti yawe n'amafaranga ufite, uzasaba kiredi bazaguha amafaranga bitewe n'ukungana. Nenge turawe ariko mugomba kugira ingwate. Nabibabwiye n'ingwate. Ingwate ni ngombwa kuko ababambi taguha ingwate yacakira kigendera. Sindi umutsimba se. Twasimbanye ruzi. Ubuse umuntu adafite ingwate wamuha amafaranga. Wenda nushaka kugira akarima uko kaba kangana kose bazagasura, bazaguha amafaranga bakurikije ukuntu kangana. Bimwe ndabivuga gutyo nuko nabaye umuntu wakoranye na banki cyane. Nakoranye na banki, nagiye nsaba kiredi muri banki, bagunguzanye bakurikije icyo ufite. None se uzaba ufite inzu y'imbaho, niyo ufite iyi materiyo wagize ngo bazabaha amafaranga angana? Oya, uzagenda ugaragaza materiyo yawe, usabe kiredi baguha amafaranga. Turawe kandi kugira ngo bazateze cyangwa nari inzu yawe bituruka kure. Nako kanyara simuhenda arahenda ariko uzamare icyumweru warengeje kuri uwo mweshanjeri wakugujije. Umweshanjeri yakugujije amafaranga ye ukarezaho, nimufata amafaranga ku bashanjeri y'icyumweru n'icyumweru ni 2 icyumweru, kuko nta mweshanjeri wakuwa amafaranga ye muzayamusubiza nyuma y'ukwezi ntiyabikora. Abaciyeho iminsi n'icyumweru kimwe, neza nk'icyumweru mweshanjeri gacungana na saa sita z'ijoro yuko zigera, kaguhamagara saa sita z'ijoro kakubwira ngo ndagiye, cyangwa kakohereza akamesaje ngo mu gitondo turebe ukuntu tubonana. Turawe ariko babaguha amafaranga ukagenda ukayakoresha, ukajya wishyura make. Ura n'umweshanjeri akubwiye ngo wishyura make ntabwo yakunanira, ariko iyo bakubwiye ngo yazanire rimwe yose, rimwe wayashoye, aho wayashoye ishimo yafandanye cyangwa se imari ntiziraboneka ntizirajya, ukajya kubona ukabona wibereye muri ibyo. Mweshanjeri araguhize urahunze. Kandi iyo utaye akazi ukamara icyumweru utakarimo ntabwo uzagasanga. Abo niho haturuka ubukene. Mukorane na banki. Turawe sheuri ready, uri tayari? Ngiye kubaha umwanya mubaze ibibazo, ariko mbere yuko babaze ibibazo reka njye mbanze mbibarize.
kugira ngo umuntu umuhe kredi bisaba iki? aho ngaho kugira ngo tumuhe kredi nk'uko yabivuze harimo ingwate, afite n'umushinga, akagira n'ingwate, ariko nenda kubasobanurira ingwate uko ziteye. Hari ingwate isambu, umurima, hari umuntu ufite inzu, ariko hari indi ngwate bita ubunyangamugayo. Umuntu w'inyangamugayo uyu nguyu nta ngwate ufite, ariko kanakaranze tukabaza umuyobozi, uyu muntu ni inyangamugayo, tumuhaye amafaranga yacu, ese ntabwo tuzamubona? Ubu niwe bita niyo ngwate ikomeye iba. Waba ufite n'ingwate y'inzu ariko utari inyangamugayo, tuguha amafaranga. So kuba inyangamugayo niyo ngwate ikomeye ya mbere iba. Kandi twebwe nituba gusa 3% imyaka 2, apana icyumweru, apana oya. So kuba inyangamugayo nicyo cya mbere kuruti izo nzu za rutura. Murakoze. Reka nongere mubaze ikindi kibazo. Nanjye reka nacikanwa, nanjye ndi umuntu, nanjye nasaba kredi. Na mugarukira ku mafaranga angana gute mutanga kredi? Kubyerekana n'amafaranga dutanga biterwa n'ububasha umuntu afite bwo kwishyura ideni. Ntabwo navuga ngo hari limite, hari umuntu waza agasaba 100,000, iyo tubonye ko afite ingwate ikavara ibyo 100,000 akaba afite n'ubushobozi, tukareba ibyo akora, tukareba ko ayo mafaranga agomba kwishyura iyo deni buri kwezi ahari, turayamuha nta kibazo. So twebwe nta limite, biterwa n'umushinga na kapasite, ubushobozi bw'umuntu bwo kwishyura iyo deni. Ikiganiro kirakomeza rero, na nyuma y'iki kiganiro hari ikindi. Reka twakira ibibazo, ariko ntimubaze bya bibazo bindi batsimba. Rero bajya kubona ukabona atangiye kukubaza ibibazo byo mu kariyeri,